Ndagusuhuje kandi ndakwifuriza ibihe byiza cyane ahantu hose dukurikiye uherereye nkaba ari nako ikaze muri kino kiganiro cyacu aho tugiye kuganira ku mubare 666. Birasanzwe yuko abantu bambara imyenda itandukanye ndetse yo no mu yo bambara nabwo bitangaje ko akunze kugaragaraho imibare. Gusa nanone itekereza uye n'umuntu warangiza ukabona ku mwenda yambaye haragaragaraho umubare 666. Byanze bikunze umurebye ni ikintu watekerezaho kabiri. Urugero kandi nanone mu mwaka w'1989 Nancy ndetse na Ronald Reagan wigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe bimukiraga mu rugo rwabo mu gice cya Bel Air hangani muri Los Angeles bari bafite adresse y'umuhanda 666. Abangaba ariko nyuma baje gusaba yuko n'umubare wahindurwa maze icyo gihe ugirwa 668. Mu mwaka w'2003 nabwo inzira yari ifite umuhanda ya 666 yo muri Amerika muri New Mexico yahinduriwe namba maze igirwa 491. Umuvugizi wa New Mexico icyo gihe yaragize ati shitani yavuye hano ubu ngubu twayisezereye. Bene ubu bwoba bwanabaye intandaro ya za filime zitandukanye ziteye ubwoba zirimo nk'itwa The Omen yasohotse mu mwaka w'2006, album zitandukanye zirimo nk'itwa The Iron Maidens, The Number of the Beast n'izindi. Izo zose zagiye ziba kubera uno mubare udasanzwe. Uyu mubare kandi unagaragara mu zindi filime zitandukanye zirimo nk'itwa The Pulp Fiction, The Doom Generation, End of the Days, The Phantom of Opera n'izindi nyinshi cyane. Abemera Imana hirya no hino ku isi cyane cyane abakristo nabo bemera ko umubare 666 ari ikimenyetso cy'inyamaswa ishushanya Satani. Uno mubare ngo ukabusobanura yuko bashyizweho ikimenyetso cyawo ngo baba baranashyizweho ikimenyetso cy'abigaruriwe na Satani. Iyo ngiye ariko ku rundi ruhande hari n'abemeza yuko byatangiye gukoreshwa ariko kandi ari ikimenyetso cy'ubukire n'iterambere. Ibi rero nabyo byakuriye impaka ndende mu biganiro byinshi binyuranye byagiye bivugwa kuri 666 ku buryo usanga buri muntu wese uno mubare ari ikintu afiteho igitekerezo. Kugeza none muri aka kanya tuvugana waba warigeze gusoma Bibiliya cyangwa utarayisomye nta kuntu waba utazi yuko hari ahantu muri Bibiliya mu byahishuwe avuga iby'inyamaswa muntu, inyamaswa ifite umubare 666. Ni inyamaswa itera ubwoba abayumva n'abayisoma bikarushaho iyo hagize uyisanisha n'umuntu. Ese ibi bivugwa ko n'umubare ubundi biva he? Iki ni ikintu turi buze kuza kurebera hamwe muri kino kiganiro. Nuko no mubare nubwo kenshi wagiye uhuzwa na Kiliziya Gatolika nyamara n'andi madini yose agiye afitanye isano nawo mu buryo bukomeye. Gusa nanone hibazwa niba no madini yabakoresha umubare mu gusebanya. Hanyuma se kandi uno mubare wawe ufitanye isano n'ibyorezo cyangwa ibindi bintu bidasanzwe turimo turabona ku isi muri kano kanya. Warubizi ko se 666 ari umubare ufitanye isano n'ibikomerezwa byabayeho ugendeye cyane cyane ku mazina yabo. Ibi byose tugiye kubwira kuri 666 byaba ari uruhurirane cyangwa ni ibintu koko bifitanye isano n'ibyavuzwe muri Bibiliya niba uyizera hamwe n'abantu b'abanyamadini. Ikaze muri kino kiganiro cyacu cya none, ikiganiro tugiye kukuganiriza twifashishije ibinyamakuru byinshi cyane bitandukanye twasomye. Birumvikana harimo igitabo cyera cya Bibiliya, inyandiko y'umwanditsi witwa Ange Victor Uwimana, urubuga BibleStudyTools.com, Time.com, Britannica, igitabo cyitwa Encyclopedia of Pure Mathematics n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18 haragira hati itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa se gutunga keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'aya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge aba umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu kandi umubare we ni 666. Uyu mubare 666 uvugwa muri Bibiliya wagiye uvugwaho byinshi n'abashumba mu nsengero zitandukanye, kuri za televiziyo, kuri internet, mu mafilime, mu bitabo ndetse no mu bitangazamakuru. Bamwe bavuga ko 666 ari ikimenyetso kiranga Antikristo,
uyu nguyu akaba ari urwanya Kristo uvugwa muri Bibiliya. Bavuga yuko ari nk'ikimenyetso bashyira ku muntu ku ngufu, kikaba gishobora ngo kuba ari nk'ikimenyetso nk'icyo bamufashishijeho, cyangwa se ari nk'akuma bashyira ku mubiri karimo imibare ishobora gutuma batabura uwo muntu ari, akaba nyine yawo umugaragu w'iyo nyamaswa. Muri izi mpaka zigibwa n'abantu hirya no hino, hari n'abavuga yuko n'umubare 666 ari ikimenyetso cy'abapapa b'abagatulika, kikaba ngo ari ikimenyetso gihishe mu magambo bari ku ngofero z'abapapa, amagambo avuga ngo uhagarariye umwana w'Imana. Ni ibiki ku isi mu gutangira kino kiganiro cyacu wasobanura cyangwa se wavuga bifitanye isano n'uno mubare? 666 mu idini rya Kiyahudi rya Kabaliste ni umubare usobanura kurema isi. I San Francisco, itorero ry'isi rya Satani rifite adresse PO 21666. Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Nixon yigeze gukoresha telefone yari ifite nimero 666 akarongo karijyamye 666 kugira ngo avugane n'abastrono mu gihe cyo kugwa kwa Apollo mu mwaka w'1969. Icyo gihe bikaba byarabaye inkuru idasanzwe yanavuzwe mu buryo bukomeye. Ijambo umuvumo rikoreshwa inshuro 66 mu isezerano rishya rya Bibiliya, naho mu isezerano rya kera rino jambo rikaba rikoreshwamo inshuro 6. Muri Isiraheli iyo wifuza guhamagara kuri telefoni yo mu mahanga usabwa kubanza guhamagara 666 mbere ya nimero yo hanze. Filime yitwa Omen 666 ni filime yagiye hanze ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2006. Havuzwe byinshi kuri 666 cyane cyane mu byerekeranye n'akamaro kayo mu madini. Nubwo byinshi byavuzwe, ntabwo bizwi neza ni uno mubare mu by'ukuri ari umubare w'inyamaswa, ndetse kugeza uyu munsi ni umubare ugifite byinshi cyane usobanuye mu buzima bw'abantu, ari nabyo nyine nk'uko twamaze kubitangira ndetse no kubikubwira tugiye gukomereza turebera hamwe muri kino kiganiro cyacu cya none. Reka dukomereze ku kwibaza ngo uno mubare waba uva he? Ese amadini yo ni iki yaba awuvugaho? Byumvikana turaza guhera ku by'amadini yose ajya guhurizaho mbere yo kujya ku cyo buri dini cyangwa se buri torero risobanura ko uno mubare wagiye uteza ibintu bidasanzwe cyangwa se nanone wateje impaka zitandukanye hirya no hino ku isi, ku buryo usanga buri wese afite ikintu runaka ashobora kuwusobanuraho kandi gitandukanye n'icya mugenzi we. Ubundi mu busanzwe ku bantu bizera Bibiliya bavuga yuko umubare 6 waturutse ku mubare 7, aho umubare 7 ubusanzwe usobanura ibintu byuzuye cyangwa se ibintu bitunganye, akaba ari nawo mubare werekana yuko Imana yuzuye. Umubare 6 rero ukaba ugaragaza kudatungana, ukaba ugaragaza ibintu bituzuye, ndetse benshi bakaba banavuga yuko ari umubare ugaragaza ibintu byavumwe. Iyo ukomeje gusoma Bibiliya ukaba ukomeza kugenda usobanukirwa yuko ubundi imibare ikoreshwa muri kino gitabo igenda ifite ibintu runaka isobanura. Urugero, umubare 7 nk'uko tumaze kubikubwira ni umubare ushushanya ikintu gitunganye cyangwa se cyuzuye. Umubare 6 ni ukuvuga 7 iburaho rimwe, ushobora kumvikanisha nyine ikintu kituzuye cyangwa se gifite inenge mu maso y'Imana, ndetse akaba ari umubare ushobora no gukoreshwa ushushanya abanzi b'Imana. Duhereye ku idini ry'abahamya ba Yehova nk'uko urubuga rwabo wa3.jawa.org rubisobanura, baranditse bati dukurikije uko igitabo cya nyuma cya Bibiliya kibivuga, 666 n'umubare cyangwa se izina by'inyamaswa y'inkazi y'imitwe 7 n'amahembe 10 izamuka ikava mu nyanja. Usoma ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa mbere, uwa 17 n'uwa 18. Barakomeza bakandika bati iyo nyamaswa ishushanya ubutegetsi bwa politike bw'isi yose butegeka uko abantu mu miryango yose n'amoko yose y'indimi zose n'amahanga yose. So mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 7, abangaba bakomeza bandika bati ni izina rigaragaza yuko ubutegetsi bwa politike bwanditswe mu buryo bukabije. Ku bahamya bo bemeze yuko Bibiliya ivuga ko abantu bahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa y'inkazi kuko bayikurikira bayitangariye cyane bikagira naho bayiramya. So mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 3, umurongo wa 4 ndetse n'igice cya 16 umurongo wa 2, bakomeza bavuga yuko ibyo ngibyo abantu babikora basa n'abasenga igihugu cyabo, ibirango byacyo cyangwa se ubutwari bw'ingabo zacyo. Hari igitabo cyitwa The Encyclopedia of Religion cyavuze yuko muri kino gihe usanga umwuka wo gukunda igihugu mu buryo bukabije ariko uburyo bwo gusenga mu buryo bugezweho.
wakwibaza ngo ese Kiliziya Gatolika yo yabisobanura iki kuri no mubare 666 wanakunze kugenda kenshi uhuzwa n'ibijyanye na Kiliziya, arimo nk'ingofero ya Papa, amazina y'abapapa batandukanye ndetse n'ibindi byinshi bifite aho bihuriye na Kiliziya. Aha umupadiri witwa Mirika wigeze kugirana ikiganiro n'ikinyamakuru cyitwa igihe.com, aho yavuze yuko nyuma y'umwaduko w'andi madini umubare 666 watangiye kwifashishwa mu guharabika Kiliziya Gatolika mu bijyanye cyane cyane n'inyungu z'ayo madini. Umupadiri ati urabona nyuma y'uko andi madini aje yagiye akoresha uriya mubare agambiriye kugira ngo batuke Kiliziya Gatolika cyangwa se bayangisha abantu, bahuje uriya mubare 666 na Kiliziya. Padiri Amerika ntabwo yemeranya n'abagendera kuri ibi ngibi, bakavuga yuko inyamaswa ivugwa mu byahishuwe ari Papa. Ntabwo wavuga ko kiriya gikoko kivugwa ari Papa. Ntabwo rwose ingero nyinshi z'imibare wahuza hanyuma ukaza kwimenyera yuko ibyo wahuza byose bishatse byava mu 666. Ibyo bimenyetso bindi nabyo turaza kuza kubirebera hamwe mu kanya, aho uri buze gusobanukirwa yuko nyamara no mubare 666 ushatse wahuzwa na buri dini, kuko byose usanga ari ibintu bifitanye isano kandi rya hafi. Umupadiri yakomeje avuga yuko ibyo bimenyetso nabyo iyo biza kuza ko bisobanurwa neza cyangwa se nanone yaza kuba ari Papa uvugwa, Yohani wanditse igitabo cy'ibyahishuwe yari kubigaragaza neza. Padiri ati buriya Yohana tumukesha ivanjiri, tukamukesha amabaruwa 3 yanditse, tukamukesha noneho n'ibyahishuwe. Abo bose rero yashoboraga kugira icyo avuga tukamenya ibirenze ibyo ngibyo. Niba rero ntacyo avuga, bariya ntabwo bakabaye bavuga ngo ni Papa. Dukomeza n'ibindi bitandukanye wamenya ko no mubare 666 hanakunze kuvuga yuko hari igihe kizagera hanyuma abantu bagashyirwaho kino kimenyetso, kandi ngo kino gihe ibintu bikazaba byarahindutse ku buryo umuntu uzagaragaza kutishimira cyangwa se kudashaka kino kimenyetso azatotezwa, akubitwe, abandi bicwe, bagirirwe nabi ndetse mu buryo bukomeye. Wakwibaza uti ese kino kimenyetso kizashyirwa ku bantu mu buhe buryo? Kuri Bibiliya avuga yuko igihe Imana yahaga Abayisiraheli amategeko yababwiye iti muyambike ku kuboko ababere nk'ikimenyetso kandi azababere nk'agashumi kambarwa mu ruhanga. Usomye Gutegeka kwa 2 igice cya 11 umurongo wa 18, ibyo ngibyo wabibona. Ukurikije rino jambo, iryo ubwaryo ntabwo ryashakaga kuvuga yuko Abayisiraheli bazashyira ku ruhanga cyangwa se ku kiganza mu buryo bwumvikana gutyo, ahubwo byasobanuraga yuko amagambo y'Imana yagombaga kuyobora ibitekerezo byabo ndetse n'ibyo bakoraga umunsi ku wundi. Mu buryo nk'ubwo rero, aho kugira ngo twumve yuko umubare 666 ugomba gufatwa uko wakabaye kandi ko bazawugushyiraho wenda nko ku buryo umuntu yishyiraho tatuwaje, ahubwo Bibiliya ishobora kukumvisha yuko umubare w'inyamaswa mu buryo bw'ikigereranyo ari umubare ushushanya yuko abantu bazakoreshwa na Sekibi, ari abantu mu buzima bwabo bazayoborwa n'ibikorwa bya Sekibi, atari ngombwa ngo babe bafite wa mubare ku gahanga cyangwa se nanone ku kiganza cyabo. Muri Bibiliya hakomeza bavuga yuko abantu bafite kino kimenyetso kino nyamaswa bazihindura abanzi b'Imana. Wasoma mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9, uwa 10 cyangwa se igice cya 19 umurongo wa 19 kugeza kwa 21. Hanyuma noneho turaza kwibaza ngo isomo riri hagati y'umubare 666 ndetse n'ubuzima ryaba ririhe? Ibyo rero bikaba bibuze kuza kudusubiza inyuma gatoya mu bijyanye n'imyaka. Umwami Salomo nyuma yo kuba umwami wa Isiraheli, nyuma y'urupfu rwa se Dawudi, yaje kuba umukungu, dore ko yahabwaga imisoro n'Abayisiraheli. Iyo misoro yabaga ari zahabu gusa, ibyanaje gutuma unaba umwe mu bami bakize babayeho mu bwami bwose buzarangwa hano ku isi. Ibi rero byatumye umukire cyane akiriho, ariko kandi wanamenya yuko ahangaha buri mwaka yakiraga igiteranyo cy'amaterana 666 ya zahabu, aho iyi ngiyi ari imibare yemejwe mu kinyejana cya mbere mu mateka y'Abayahudi. Ikindi wamenya, hari noneho n'abantu batatu b'ingenzi bavugwa muri Bibiliya, abangaba nabo bakaba bafitanye isano n'umubare 666. Urugero, Goliyati warwanye na Dawudi yari afite uburebure bungana na karubite cyangwa se cubit bigera kuri 6. Umwami Nebukadinezari, umwami wari ukomeye cyane w'i Babiloni, yari yarubakishije igishushanyo cya zahabu, hanyuma ategeka rubanda kukiramya. Iki ngiki nacyo cyari gifite cubits zigera kuri 60. Soma Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 1. Kino gishushanyo bakiramyaga igihe habaga hari ibikoresho bya muzika 6 nabyo birimo biracuranga.
Antikristo ikaba nayo ifite izina ry'umubare 666 nk'uko ibyo ngibyo nabyo byagiye byemezwa. Ibyo ngibyo byose iyo umuntu akomeje kumva uburyo umubare 6 ukomeza kugenda wisubiramo cyane cyane mu bijyanye na Bibiliya, aho kugira ngo bibe byaguha ubusobanuro ahubwo bishobora kuba byagutera urujijo. Niyo mpamvu turi ahangaha kugira ngo dukomeze dusobanure ku buryo turi buze kuza gusoza kino kiganiro byibura hari ikintu runaka ubashije gusobanukirwa. Urugero nk'igitabo cy'ibyahishuwe Yohana ni igitabo gikoresha n'imvugo ishushanya ku buryo kuzisobanura ndetse no kuzisobanukirwa atari ikintu cyoroheje ugereranyije n'igitabo cya Daniyeli. Iki gitabo cyo gifite ibintu byinshi byoroha gusobanura kuko Daniyeli ubwe Imana yagiye imuha ubusobanuro ibinyujije muri we cyangwa se muri marayika. Ahangaha rero akaba niyongeraho kuba byinshi bivugwa bihura n'amateka y'ibyagiye bibaho mu buryo bufatika, bikaba ari ibintu nk'umuntu wasomye ibyahishuwe ndetse n'undi agasoma Daniyeli, byaba ari ibintu bisa n'ibigoye cyane mu gihe batasobanuza cyangwa se ngo bagerageze gusobanukirwa mu buryo bukomeye. Urugero nk'iyo dusomye mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 18 havugwamo umubare 666 kandi ngo ni uw'umuntu. Abantu benshi rero bagiye bashakisha ndetse bagahimba uburyo bwo kubara no guhuza ino mibare kugira ngo bagaragaze ko uno mubare uhura neza n'abantu bamwe na bamwe babayeho bakomeye, ndetse bagasobanura yuko uyu nguyu ari umuntu. Nyuma y'ibingibi rero nibwo abantu benshi bagiye bashakisha ndetse bagahuza uburyo bwo kubara hamwe no guhuza imibare bizwi nka kode kugira ngo bagaragaze yuko uno mubare uhura neza n'abantu bamwe na bamwe kandi birumvikana bakomeye bagiye babaho mu mateka y'isi. Abangaba uko basanga mu bijyanye n'iyobokamana cyangwa se mu bijyanye na politike, wakwibaza ngo abo bantu ni bande? Ese bagiye bahuzwa na 666 mu buhe buryo? Uno mubare iyo uhuje n'uburyo bw'ikilatini umenya byinshi utatekerezaga ndetse utanibazaga. Urujijo kuri wo noneho ruhita rwikuba, ndetse ahangaha kandi ni naho n'andi madini uretse Kiliziya Gatolika yumvikana yuko ifitanye isano n'uno mubare mu buryo bukomeye. Reka tuze guhera nk'ahangaha. Uwitwa Petrus Bangus yavuze yuko Luteri uyu wazanye amavugurura ya Giprotestani ari we nyamaswa. Yavuze yuko rero iyo ubaza agaciro k'inyuguti zigize izina rye mu ruhererekane rw'inyuguti z'ikilatini zose kangana na 666, uri buze kuza gusoma igitabo cyitwa The Encyclopedia of Pure Mathematics, aho uri buze kureba muri page yacyo ya 424 kino gitabo cyo mu mwaka w'1847. Uyu nawe kubera urya totejwe na Kiliziya Gatolika akaba yaraje gusobanura yuko Papa ari Antikristo, ibintu nabyo kugeza uyu munsi bitigeze bivugwaho rumwe. Hari nameje yuko Papa Yohani Paulo wa kabiri ari we Antikristo kuko yibaza agaciro k'inyuguti zimwe mu izina rye izi zikoreshwa nk'imbarwa mu kilatini kangana na 666. Ibyo nabyo ukaba uri buze kuza kubikoresha uhindura amazina Yohana mu kilatini ni I, O, N, E ndetse na S, aho I ingana na 1, O ikangana na 0, na ikangana na 0, E ikangana na 0 ndetse na S ikangana na 0. Paulo ni pa, va, l ndetse na s, aho mu kilatini pa ingana na 0, va ikangana na 5, l ikangana na 50, va ikangana na 5, s ikangana na 0. Wa kabiri nyine nk'izina rya gatatu rya Papa Paulo wa kabiri urandika sa, aho mu kilatini sa ingana nka 0 nkuko twabibonye, wandike e ingana nayo na 0, wandike va ingana n'ijana, wandike n ingana na 5, wandike va ingana na 5, wandike n ingana na 0, wandike da ingana na 500, wandike o ingana na 0. Iyo mibare yose nuyiteranya uraza kubona yuko biri buze kubyara 666. Hakaba hari ababihereyeho bavuga yuko Papa Paulo wa kabiri ari we Antikristo wavuzwe. Nyamara nanone hari n'abandi bantu benshi cyane bagiye babaho, abose bagiye bahuzwa, ibyashobora guhita bigutera urujijo rukomeye ku buryo gushyira bino bintu kuri Kiliziya Gatolika byonyine ashobora no kuba arimo kwirengagiza kubw'inyungu amwe mu madini ashobora kuba afite mu gushinja Kiliziya Gatolika kuba ariyo yabicumbikiye Antikristo cyangwa se urwanya Imana. Urugero nka turaza kukubwira nanone witwa James Ebenezer, uyu ni umwanditsi w'umwongereza witabye Imana mu mwaka w'1851, yavuze yuko umwami w'Ubufaransa Louis XVI ari we nyamaswa y'amahembe abiri ivugwa mu byahishuwe. Yavuze yuko impamvu yabyo ari uko igiteranyo cy'agaciro k'inyuguti zikoreshwa nk'imibarwa zigize iryo zina mu kilatini ari 666.
ugendeye kuri biya tumaze gukubwira uraza kubona yuko Louis ari Ludovicus, aho rero mu kilatini nuteranya ibigize amazina ye uri buze kubona yuko ari 666. hari nayemeje yuko Antichrist agomba kuba ari umwe mu bapapa ba Kiliziya Gatolika. Ibi ngibi nabyo bikaba bishingira ku buryo agaciro k'imibarwa igize imvugo zimwe na zimwe zakoreshejwe n'abapapa kangana na 666. Abadivantiste nabo bemeze ko Antichrist ari papa nta gushidikanya. Ibi ngibi bakaba biterwa nuko ku ngofero yambara hariho amagambo agira ati representant du fils de Dieu cyangwa se the representative of the son of God, aho ugenekereje bisobanura uhagarariye umwana w'Imana. Abadive uvanye n'ibindi bizera yuko ubundi ntawe akaba yahagarariye Imana hano mu isi, nyamara niyo uteranyije no magambo batizera akaba ahura n'umubare 666. Nyamara ariko nanone ibi ngibi bikaba bifatwa na bamwe nko guterana amagambo n'undi gusanzwe hagati y'amadini. Uwitwa Bob Stanley Job, umwe mu basesenguzi babayeho mu bintu bijyanye n'amadini, yagaragaje yuko kuba Adventiste bavuga yuko Kiliziya Gatolika ari icumbi cya Antichrist urwanya Imana ari ukwirengagiza, kuko nabo uba bafata nk'umuntu ubahagarariye kandi wanazanye rino dini ku isi agatuma rimenyekana, ariwe Ellen G. White unafatwa nk'umuhanuzi kazi ukomeye ndetse nk'umwe mu batangije idini y'Abadventiste. Amazina ye ari 666. Uyu Bob Stanley akaba yaravuze yuko ushingiye ku cy'abadive bashingiraho bemeze yuko papa ari wa Antikristo, n'abagatolika nabo bashobora kugishingiraho bavuga yuko abadive ari bahubwo bacumbikiye Antikriste. Kuko uramutse ufashe Ellen ugafata Gould igize amazina ye ndetse na White, ibi ngibi bitana gusaba yuko wahindura amazina ye mu kilatini, ahubwo amazina ye y'ubwayo uramutse uyafashe warangiza ukayaha ibibarwa yayindi nyine y'ikilatini. Ibyo ngibyo bihwana na 666. Anga kugira ngo uze kubyumva neza uraza kwibuka yuko ahangaye ibara nka 0, ino L ikabara nka 50, indi L nayo ikabara nka 50, E ni 0 ndetse na N nayo ni 0. Gould, G ni 0, O ni 0, U ni 5, L ni 50, D ni 500, White, V ni 5, indi V nyine kuko ari V ebyiri uri kumva n'indi 5, H ikaba ari 0, I ikaba ari 1, T ikaba ari 0 ndetse na E ikaba ari 0. Ino mibare yose nuyiteranya uraza kubona yuko ari 666. Uyu nguyu rero Stanley yaragize ati kuba wafata amagambo agaragara ku ngofero ya papa wateranye ukabona yuko ari 666, maze icyo ngicyo ukagishingiraho uvuga yuko umuntu ari Antikriste, ni nko kuvuga yuko umuntu noneho mu izina rye ubiteranyije ugasanga yuko ari 666 nawe ukamwita Antikriste. Ati ibyo ngibyo byaba ari ubujiji. Iyo ukomeje kugenda ureba mu nyandiko zitandukanye zagiye zandika kuri no mubare 666, ushobora rwose kugera kure nta hantu na hamwe urabona idini y'Abayisilamu. Nyamara ariko nanone iyo usubiye kera cyane mu myaka, Papa Innocent wa gatatu uyu witabye Imana muri 633, uyu nawe yigeze kuvuga yuko Muhammad w'Abayisilamu Imana imuha amahoro n'imigisha ariwe Antikristo, kuko agaciro k'inyuguti zigize izina rye nawe ni 666. Ahangaha ibyo bikaba bigusaba gufata izina rye ukarishyira mu Kigiriki, aho izina rye uri buze kubona yuko ari Mahometis, aho Ma ari 40, A ikaba 1, O ikaba 70, M ikaba 40, E ikaba 5, T ikaba 300, I ikaba 10, S ikaba 200. Igiteranyo cy'ibyo akaba ari 666 nyine nk'uko urimo kubibona. Ari n'abivira mu bijyanye n'amadini maze bakaza mu bijyanye n'ikoranabuhanga, bakavuga yuko ikoranabuhanga rya Y3 ibizwi nka World Wide Web rubanziriza site za internet zose ari 666. Impamvu y'ibyo ngibyo ni uko inyuguti Y n'ubundi igaragara mu Cyongereza iyo ifashe warangiza ukayishyira mu Giheburayo, igiteranyo cyangwa se agaciro kayo ari 6. Ubwo rero Y3 ubwo yabisobanura 666. Ibyo rero bikaba byahita bisobanura yuko umuntu wese ukoresha internet cyangwa se nanone ufite aho uriye n'umubare Y3 yaba afite ahantu ahuriye na Antikristo cyangwa se urwanya Kristo hano ku isi. Hanyuma kandi tunakomeza
uvanye ibyo ngibyo bya internet cyangwa se nanone by'amadini, hari ababivanyeho maze bigira mu buzima busanzwe bwa politike, aho bavuze ko bamwe mu bategetsi bakomeye cyane babayeho ku isi aribo antikriste cyangwa se nanone aribo bantu barwanya Kristo hano ku isi, bamwe bifashishije uburyo bwa ASCII cyangwa se nanone bizwi nka American Standard Code for Information Interchange. Abemeje ko William Henry Gates wa gatatu uzwi cyane ku izina rya Bill Gates ariwe antikristo, kuko agaciro k'inyuguti zigize Bill Gates wongeyeho gatatu ari 666. Hanyuma kandi ukomeje nko ku rubuga rwa internet rwa y3.synopsis.com banditse yuko Barack Obama, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariwe antikristo uvugwa. Ibi ngibi rero akaba biterwa nuko mu ngambo no mugaye yagiye afata. Icyambere yanditse amateka yo kuba ariwe mwirabura wa mbere wabashije kuyobora igihugu cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nyuma y'ibyo akaba yaragiye ashyigikira kandi agatera inkunga gahunda yo gukuramo inda ku bushake, kimwe no kwemera ishyingirwa ryemewe hagati y'abahuje ibitsina. Ni ibintu mugenzi wamubanjije George Walker Bush yari yaragiye ahakana, bikaba byaragiye bituma benshi bavuga yuko uyu wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe antikristo hano ku isi. Ariko se nanone ahangaha birumvikana, twamaze kubona yuko umubare 6 tugendeye kuri Bibiliya ari umubare utuzuye, ari umubare ushobora kwerekana ikintu gifite inenge cyangwa se ikintu kidafite agaciro gahagije. Ariko se nanone wakwibaza ngo byanze bikunze koko umubare 6 ni ikintu kibi, cyangwa hari ahantu nanone muri Bibiliya ashobora kwereka yuko umubare 6 gishobora kuba ari ikintu cyafatwa nk'igisanzwe. Reka maze nkwibutse yuko wisomye mu itangira igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza kwa 31 usanga yuko umuntu yaremwe ku munsi wa 6. Ikindi wamenya, soma mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 9, uraza kubona yuko Imana yahaye umuntu iminsi 6 y'akazi. Nusoma kandi mu Bami ba mbere igice cya 10 umurongo wa 19 uraza kubona yuko intebe y'umwami Salomo yari ifite urutondagiro rw'intambwe 6. Uraza kandi gusoma mu Bami ba mbere igice cya 10 umurongo wa 14 yuko izahabu yajyaga kwa Salomo buri mwaka yari 666. Uraza kandi gusoma muri Daniel wa gatatu igice cya mbere uze kubona yuko igishushanyo Nebukadinezari yakoze cyari gifite uburebure bwa mikono 60 n'ubugari bwa mikono 6. Mu gihe tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, icyo wazirikana ahangaha ni uko umubare 6 n'ubwikube bwawo ahenshi ugaragaza muntu ugendeye kuri Bibiliya, kandi nanone umubare ukawushimangira yuko afite imipaka mu bikorere ndetse no mu mitekerereze ye. Imigero umubare 7 ugaragaza ibyuzuye, aho n'umubare ngo ugenda ugaragaza ibikorwa by'Imana. 6 ukaba ari umubare ushimangira ibikorwa byose bya muntu, ububasha bwe ndetse n'ibindi byinshi cyane bitari byiza mu kugerageza kwisumbukuruza ngo yireshyeshye n'umuremyi we. Ariko kandi nk'uko biri komeza bigaragaza, igihe kikaba kizagera Imana ikishyiriraho iherezo. Mu myaka yatambutse hari abantu bari bafite ubwoba bwo gukoresha amafaranga y'amayero, bavuga yuko ariyo antikristo cyangwa se ko ari antikriste. Aho ndetse nko mu nkambi z'impunzi zitandukanye abantu bagiye banga gukoresha udukomo twabaga twanditseho imibare kuva kuri 1 kugeza kuri 36, aribyo byaterwaga nuko igiteranyo cy'iyo mibare kuva kuri 1 kugeza kuri 36 ari 666. Abandi bakaba batarakozwaga ibyo kujya mu mashyirahamwe n'amabanke kuko bumvaga yuko ari ibintu bifitanye isano n'uno mubare. Ari n'abatekereza yuko buno buryo bwose burimo gutegurira antikristo kugira ngo igihe cye nikigera azabashe gutegeka isi imeze nk'umudugudu mu nzego zose, nta mipaka, nta mahoro kuri za gasutamo, ifaranga rimwe rikoreshwa ku isi n'ibindi. Nyamara abandi bose gutyo babibona, aho babifata n'iterambere rya muntu ndetse no gushakisha ibisubizo ibibazo by'inyuguti ahura nabyo mu buzima bwe bwa buri munsi nyine dusanzwe tubamo. Buri muntu wese nyuma yo gusobanukirwa, nyuma yo gusoma Bibiliya niba yizera cyangwa se nanone gutekereza mu buryo burambuye ku bijyanye na 666, nta gushidikanya nyine buri muntu wese aba yumva ari mukuri, kuko afite ikintu runaka arimo gusoma cyangwa se nanone ikintu yizera ashaka kuba yagenderaho kugira ngo abashe kumva yuko ibyo yizera bifite agaciro. Nyamara ikigaragara kitarimo kwirengagiza ni uko uburyo bwose, aho waba usengera hose, icyo waba wizera cyose, ubu buryo n'ubundi bwinshi tutavuze ari ibintu byuzuyemo kwibeshya ndetse no kuvuguruzanya. Bikaba byerekana yuko ikintu cyiza umuntu yakora kugeza uyu munsi ari ukutumva yuko ari mukuri, ngo nurangiza niba usengera muri ririya dini runaka utekereze yuko bagenzi bawe basengera muri ririya dini rindi bayobowe na antikristo. Urugero, niba uri umudive wikumva yuko papa ariwe antikristo waje hano ku isi ugendeye ku ngofero yambara. Niba kandi uri umukatolike wikumva yuko umudive ari antikristo nk'uko Ellen washinze iryo dini.
amazina yahuye na 666. Niba uri n'umukristo muri rusange, witekereza yuko kuba Muhammad ufasha amazina yo ukayahindura mu kigiri cyo ugateranya igiteranyo cy'amazina y'ubona 666 bivuze yuko ari antikristo. Ibyo byose ni ibintu bishobora kwerekana ugushaka kwikunda cyangwa se gushaka ugutanga ubusobanuro bijyanye naho uri bitewe n'ibyo wizera, ibitaba bisobanura mu by'ukuri kuri nyako. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none, yakutsorejeho kari igitekerezo cyanjye bwite, ariko ku giti cyawe ufite ibintu runaka utekereza, ufite n'ibyo wibaza cyangwa se wizera ku bijyanye na 666, aho turi buze kuza kwishimira cyane igitekerezo cyawe kuri byo ndetse no kubitekereza muri rusange. Hanyuma kandi wibutse no gukora subscribe niba utarayikora. Nizera yuko ibindi biganiro byinshi cyane tuzakomeza kugenda tukugezaho bizakomeza kugenda bigufasha umunsi ku wundi.